nyuma y'icyumweru kimwe Habyarimana avuze ayo magambo ko azakora ku ntera hamwe bakamanuka. Leo Mugesera wari umujyanama wa MRND ushinzwe politike ku rwego rw'igihugu, akaba na vice president wa MRND muri prefecture ya Gisenyi aho bya Habyarimana yavukaga, yoherejwe ku Kabaya mu karere ka Ngororero ajyana n'umukuru w'ingabo wungirije Colonel Laurence Rubuga n'abandi bategetsi. Avuga ijambo asaba abahutu bo ku Kabaya gushyira hamwe bakica abatutsi, bakabatema amajosi, bakabata muri Nyabarongo, bakabasubizaho yiti wabo bakomotse muri Ethiopia. Izo ntumwa zagiye muri ubu butumwa zari zitumwe na Habyarimana, ntabwo zari ziyohereje. Mugesera amaze gutangiza ikorwa rya jenoside icyo gihe muri 1992, wari minisitiri w'intebe Dismas Nsengiyaremye yasabye minisitiri w'ubucamanza Stanislas Mbonampeka kumukurikirana, ariko Mbonampeka ntiyabikoze kuko nawe yari ntagondwa ibyemera kimwe na Mugesera. Kubera iyo baruwa minisitiri w'intebe Nsengiyaremye yanditse, byatumye hari abanyapolitike babi bashinga ihuriro bise komite mpuzabitekerezo yo gushyigikira Mugesera. Bandika inyandiko tariki 30 Ugushyingo 1992 bayandikira minisitiri w'intebe Dismas Nsengiyaremye bamubwira ibi bikurikira. Bati tumaze kubona ko mushinja Mugesera Leo kuba arwanya ibyitso kandi ibyitso tugomba kubitsemba, tumaze kubona ko ibyitso abakunda u Rwanda bashaka ko birimbuka, turasanga Mugesera Leo atazi ibyo yavuze. Turabasaba gukuraho bidatinze icyemezo cyanyu mwandikiye Mbonampeka kigamije gutoteza Mugesera Leo. Turabasaba kandi kumenyesha abanyarwanda bose imyifatire udashyigikiye ibyitso agomba kugira ngo rubanda batazashirira mu buroko bazira kuvuga ko barwanya ibyitso. Abasinye icyo bavuga, numva ijambo gutsemba riragaruka kenshi. Iyo bavuga ibyitso baravuga abatutsi, bakaba banavuga n'abahutu batemeraga uyu mugambi wa jenoside. Abayisinye ngiye kubaha amazina yabo, bari abanyapolitike bafite imyanya mikuru. Ndangari Christophe wari muri MRND, uyu yari directeur de cabinet muri ministeri y'amashuri makuru n'ubushakashatsi. Ibamba Antoine, uyu yari muramu wa Serafin Rwabukumba musaza wa Gatakanziga. Libanje Feliciani wari umuyobozi mukuru muri ministeri ibikorwa remezo Minitrap. Nyamwigendaho Charles wari umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'ubucuruzi muri ministeri y'ubucuruzi yitwaga Mikomari icyo gihe. Hakaba Rushemeza Thomas wari umunyamabanga mukuru muri ministeri y'urubyiruko n'amashyirahamwe, na Mukakayanja na Maria wari directeur de cabinet muri ministeri y'igenamigambi. Iyi baruwa yamenyeshaga yuko Mugesera ibyo yavuze ari byo, ndetse gahunda yo gutsemba abatutsi ko ari ngombwa igomba no gushyirwa mu bikorwa. Babimenyesheje perezida wa Repubulika Habyarimana, babimenyesha minisitiri w'intebe, babimenyesha abaminisitiri bose, ariko ntabwo bigeze bakurikiranwa ku iki cyaha. Ngana ku musozo, noneho mvuge bike muri 1994. Muri 1994 duhere mu kwezi kwa Werurwe, habayeho imbaraga nyinshi haba mu gihugu imbere no mu mahanga, harimo n'ibihugu by'inshuti z'u Rwanda n'imiryango mpuzamahanga, bisaba perezida Habyarimana kuvanaho imbogamizi yari yarashyizeho zabuzaga ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Ku itariki ya 1 Werurwe 1994 Habyarimana yohereje intumwa i New York. Intumwa ye Andrea Ntagerura wari minisitiri w'itumanaho abonana n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Boutros Ghali. Boutros Ghali amubwira ko amasezerano y'amahoro agomba gushyirwa mu bikorwa vuba, ko niba bidakozwe umuryango w'abibumbye witeguye kuvana ingabo za minuwari mu Rwanda. Habyarimana icyo gihe yemeye ko agiye gutangiza ibiganiro ahereye ku bakuru b'ibihugu bikikije u Rwanda. Noneho tariki 9 Werurwe 1994 ajya Uganda. Itariki 9 Werurwe ajya kubonana na Mobutu Igbadorite. Serivisi z'iperereza z'Ububiligi zigaragaza ko urwo rugendo Habyarimana yakoreye muri Uganda rwarakaje intagondwa zo muri MRND zirimo Mateo Ngirumpatse wari perezida wayo icyo gihe. MRND itumiza Habyarimana
kwisobanura kuri urwo rugendo no kuba agaragaza ko amasezerano y'amahoro agomba gushyirwa mu bikorwa. Muri uko kwezi kwa Werurwe 1994 ibihugu bigize umuryango w'ibihugu by'i Burayi byari bifite ambasade mu Rwanda nabyo byatumije Habyarimana bimusaba ko niba adashyize amasezerano y'amahoro mu bikorwa ko bizahagarika imfashanyo byageneraga u Rwanda. Ibyo byagaragajwe na ambasade y'Ubudage niwe wavuze mu izina ry'ibyo bihugu. Ku itariki 30 Werurwe 1994 Colonel Bagosora wari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ingabo yari yagiye ku Gisenyi, yari Directeur de Cabinet, yari yagiye ku Gisenyi mu kiruhuko cy'iminsi mike. Tariki 2 Mata 1994 ajya mu nama yabereye mu rugo rwa Perezida Habyarimana ahitwa mu Butotori ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Habyarimana yari yatumijemo Jacques Roger Bobo wari uhagarariye umuryango w'abibumbye mu Rwanda, yari yatumijemo n'abakuru ba MRND ishyaka rye barimo umunyamanga mukuru waryo Joseph Nzirorera. Noneho muri yo nama bagirana ibiganiro. Habyarimana yemerera Jacques Roger Bobo ko yemeye gushyiraho inzego ziteganywa n'amasezerano ya Arusha, ko ariko kubera urugendo azakorera Igbadorite ku itariki 4 z'ukwa 4 1994 n'inama azajyamo Arusha ku itariki 6 z'ukwa 4 ko yasabye Directeur de Cabinet we Enoch Ruhigira ko atanga ubutumire ko imihango yo gushyiraho inzego z'agateganyo ziteganywa na Arusha ko izaba ku itariki 8 Mata 1994. Icyo gihe Minuar yarabyishimiye. Noneho ariko Minuar igaragaza yuko Nzirorera yarakaye agasubiza Habyarimana ko ibyo batazabyemera. Nzirorera bimbwiye amagambo y'Igifaransa ngo nous ne nous laisserons pas faire monsieur le président, ntituzigera rwose tureka hari igikorwa nyakubahwa perezida. Eriteremu nawe yarabitangaje ndetse yemeza ko hazabaho simusiga. Bagosora yagarutse i Kigali atangira imyiteguro yo kwica Habyarimana. Kuko yari Directeur wa Cabinet muri Minisiteri y'Ingabo, yari afite uburenganzira ahabwa n'amategeko bwo gusimbura Minisitiri w'Ingabo igihe adahari, kuko Minisitiri w'Ingabo icyo gihe ari mu butumwa muri Cameroon. Bagosora rero yafashe icyemezo mu mwanya wa Minisitiri w'Ingabo cyo kohereza General Nsabimana i Dar es Salaam guherekeza Perezida Habyarimana. Serivisi za Minisiteri y'Ingabo zari ziyobowe na Bagosora zakoze urupapuro rwo kohereza General Nsabimana mu butumwa tariki 5 z'ukwa 4 1994 barumushyira iwe imuhira. Basanga yagiye iwabo mu Ruhengeri bamutumaho vuba. Ubuhamya mvuga hano uretse kuba bwaremejwe na Jacques Roger Bobo ariko n'umugore wa Nsabimana Uwimana Tanazia mu ibazwa rye n'ubushinjacyaha bwa gisirikare bw'Ububirigi ku itariki 30 Kamena 1994 ryabereye i Buruseli, yabivuze muri aya magambo ko ngo ku itariki ya 5 Mata 1994 babwiye umugabo wanjye ko yagombaga guherekeza Perezida wa Repubulika i Dar es Salaam, bakajyana ku itariki ya 6 Mata mu gitondo kare. Umugabo wanjye ntiyarazi impamvu z'urwo rugendo. Hari ku nshuro ya mbere bamusaba kujya mu rugendo nk'urwo. Madamu w'Imana yongeyeho ko ariko Habyarimana ku munsi wakurikiye w'ihanuka ry'indege nyuma ya saa 6 umugore wa Habyarimana yaramubwiye ngo ibyabaye byagombaga kuba. Uyu mudamu wa Nsabimana akavuga ko ibi umugore wa Habyarimana yabimubwiye asubiza ikibazo yaramubajije ku bijyanye n'impamvu zatumye umugabo we asabwa kujyana na Perezida Habyarimana ku buryo butunguranye. Bagosora aganira n'abagenzacyaha Arusha ku itariki 18 z'ukwa 5 mu mwaka wa 2000 yababwiye ko itariki 4 Mata 1994 ko General Nsabimana atarazi ko azajyana mu nama na Perezida Habyarimana i Dar es Salaam. Biragaragara rero yuko umugambi wo kwica Habyarimana wari umugambi wa kudeta Bagosora yakoze mu ibanga kugira ngo bibafashe kwihutisha vuba itangizwa rya jenoside muri ako kavuyo ko kwanga ko n'amasezerano y'amahoro ashyirwa mu bikorwa.
undi mutangabuhamya Jean Berkimas Birara we muramuzi benshi ari n'inahangaha yabwiye ubushinjacyaha bw'Ububiligi ashingiye ku byo yabwiwe n'abasirikare bo hejuru bo mu ngabo z'u Rwanda ko Bagosora yavuye ku Gisenyi agaruka i Kigali tariki Nyamata 1994 kugira ngo anonosore imyiteguro yo gukora jenoside no kwica umukuru w'igihugu. Abivuga atya ati tariki ya 4 Mata 1994 kuwa mbere wa Pasika Colonel Rusatira wari umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ingabo imyaka 15 nyuma akaba directeur w'ishuri rikuru rya gisirikare asimbuye Colonel Buregeya yaje wanjye saa 6 yambwiye ko perezida amaze guha Enoch Ruhugira wari ukuri ibiro bye amabwiriza yo gutegura ibikenewe byose byo kurahiza abadepite na guverinoma iwabo w'umugore wa perezida Habyarimana n'abasirikare bakuru babimenye bahamagaje Bagosora ari mu kiruhuko ku Gisenyi. Ageze i Kigali tariki 5 Mata 1994 nimugoroba nibo bafashe icyemezo cyo guhanura indege ya perezida no kugarura Colonel Serubuga, Buregeya na Rwagafirita mu basirikare bakuru batatu batari bishimye abashyira mu ngabo. Ubwo ubuhamya bwa Birara birumvikana neza rero ko abahakana ko nta ruhare Habyarimana yagize mu itegurwa rya jenoside bibeshya. Yararugize guhera muri 1990 kugeza muri 1994 ariko kubera yuko yari yemeye ko inzego z'inzibacyuho zijyaho we bahise abatabishaka bamwica kugira ngo bakore kudeta banaburizemo amasezerano y'amahoro ariko urubo rwitwazo rwo gushyira mu bikorwa jenoside yari yarateguwe. Kuba jenoside yari yarateguwe mbere ni nabyo Minisitiri w'Intebe Kambanda yemerera urukiko rwa Arusha itariki ya mbere Gicurasi 1998 mu byaha 11 yemeye. Icya mbere kiravuga ngo Giyewe Jean Kambanda nemera ko muri 1994 mu Rwanda habayeho ibitero byinshi byateguwe kandi byibasiye abaturage b'abasivile b'abatutsi biteretse ku mugambi wo kubarimbura wateguwe mbere ya 1994. Umugambi wateguwe mbere ya 1994 rero ni umugambi wateguwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Ibimenyetso by'amateka tubitanga ari ukugira ngo nkatwe abanyapolitike dushinzwe gufasha abaturage tumenye neza aho abanyapolitike babi bagejeje u Rwanda, tumenye neza nanone aho abanyapolitike babi bariho iki gihe nka Ndagijimana, Ndengejeho n'abandi aho bifuza ko u Rwanda rukomeza kugana habi. Abanyarwanda bakundaga kuvuga ngo u Rwanda ni ingobyi yaduhetse. Uratwereka ko abanyarwanda bemeraga ko ari abavandimwe mu gihugu cyabo cy'u Rwanda rwababyaye, u Rwanda basangiye. Dukomeze iyo nzira y'u Rwanda dusangiye, dukomeze iyi nzira y'u Rwanda rwa twese, nicyo kizatuma turaga urubyiruko rwacu igihugu kizira kongera kumwanwa amaraso. Ugira amahoro, murakoze.